Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri iki kiganiro nshuti bakunze ubugingo TV1 nyibasuza nk'ibisanzwe ndi Fabrice mporana nayo mwabyumvishe ko nje mu isura nshya nari maze iminsi mumenyereye kuza mvuga amakuru gusa uyu munsi nje mu buryo bw'ikiganiro mu karere ka Nyanza hamaze iminsi havugwa ibibazo bigiye bitandukanye by'umwihariko ibibazo by'amakoperative uyu munsi ni munyemereye tugaruke muri koperative ya Kuamanya. Ubusanzwe iyi koperative ya Kuamanya ni koperative nini ikora mu murenge wa Nyazo ndetse no mu murenge wa Kibirizi ndetse no mu murenge wa Busoro. Iyi koperative ihingwamo n'abahinzi benshi ndetse ikabitunze abantu batari bakeya mu karere ka Nyanza by'umwihariko mu murenge wa Nyazo mu kagari ka Katarara cyane cyane yuko igemurira abantu bagiye batandukanye mu gihugu. Iyi koperative iherereye mu Mayaga hari bamwe mu baturage banyazwe bitewe nuko bagiye bagaragaza ibibazo bya koperative birimo harimo kunyereza amafaranga arenga miliyoni 90 yanyerejwe n'abayobozi bakoragamo ubwo bagaragazaga yuko hari inguzanyo CAF Isonga yahaye abanyamuryango b'i koperative ikaza kwigomira mu bayobozi bayoboraga iyi koperative bwa mbere. Gusa bano baturage bakomeje kugenda babibwira abanyamakuru bagiye batandukanye by'umwihariko hari imwe mu baturage yitwa Sanzimana ya Jean Baptiste yagaragaje yuko iki kibazo yakigejeje ku buyobozi bugiye butandukanye harimo kugera muri RCA ndetse n'umuntu ushinzwe amakoperative mu karere ka Nyanza bashinja ko ari nawe wishe inyuma y'ibi bintu byose biri kubera muri koperative. Ndetse byaje kwanga kugeza nubwo wagiye kuri Fine FM wasanga umunyamakuru bita Mr Toto by'umwihariko yabafashije kugira aho bageza iki kibazo bagerageza gukurikirana iki kibazo ariko nticyakemuka. Iki kibazo cyakomeje gufata indi ntera kugeza ubwo abaturage babanyaze nk'uko babivuga babaziza yuko bavuganye na Fine FM ndetse no kugenda babarega barabanyaze mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Inama yahuje ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza na RCA yatangaje yuko bagomba gusubizwa imirima yabo by'umwihariko kuko ngo banyazwe mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko ndetse kugira ngo basubire muri koperative bagomba kubanza bakayandikira ibaruwa. Gusa iyi baruwa barayanditse ndetse n'umuyobozi wa koperative Sekamunyo Dominique ateraho kashi ndetse by'umwihariko ntibabasha kuba bashubira muri koperative cyane cyane ko bavuga yuko banyazwe bitewe n'uko bagaragaje ibibazo biri muri koperative. Gusa ubuyobozi bukabashinza kugumura abaturage ndetse no kugenda babashyiramo amagambo atari meza y'urwango ku buyobozi buyoboye iyi koperative. Gusa ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza nk'uko abaturage bakomeje kugenda babushinza ngo nuko by'umwihariko umuyobozi w'amakoperative ashobora kuba afitemo akaboko kugira ngo ibibazo nibikemuke by'umwihariko byinshi biri muri koperative. Ibibazo bigenda bigaragara muri koperative harimo kuba iyi koperative harimo amafaranga CAF Isonga yagurije abanyamuryango b'i koperative arenga miliyoni 90 akanyerezwa n'abari bayoboye iyi koperative y'akarere ka Nyanza by'umwihariko yitwa Kuamanya. Gusa bakaza kwanzurwa yuko abanyamuryango bazishyura aya mafaranga kuko ariyo yaragenewe abayobozi bayanyirije bakazakurikiranwa nyuma ariko babanje kwishyura CAF Isonga. Gusa abaturage bakavuga yuko bayishyuye ariko abayobozi banyereje amafaranga ntibakurikiranwe. Ikindi bakomeje kugenda bagaragaza nuko aya mafaranga abaturage bagaragaje ko aya mafaranga yanyerejwe aribo batagiye kubagendo bakabanyaga imirima mu buryo bunyuranyije n'amategeko kugeza na n'ubu bakabizinzika ntibabasubizemo. Ikindi kibazo cyakomeje kuvuka nuko iyi mirima bagaragaza yuko babanyaze nk'uwitwa Sanzimana agaragaza yuko iyi mirima bayimunyaze bakaza kuyiha uwo bita Gashugi akaba ari we bayihaye. Iki kibazo rero cyafashe indi ntera. Ikindi kibazo cyagaragaye nubwo bakataga imirima bagafata rubanda runini bakabaha imirima bakayigwizaho abandi ba rubanda rugufinya bakayibambura bamwe bakabanyaga bakagenda hanze. Harimo abantu benshi bari bafite imirima banyaze bakazamuka by'umwihariko bitewe nuko nta bushobozi bari bafite ndetse bamwe mu banyamuryango bakomeje kugenda bombori bagaragaza yuko abari abayobozi bigwijeho imirima myinshi bakayitwara abandi ba rubanda rugufinya bagatwara imirima mikeya. Harimo nk'abantu bashobora kuba bafite imirima igira kuri 80 umwe afite nk'imigende 2 undi nyamara afite imirima 80 kandi nyamara imigabane ingana muri koperative yitwaje yuko ari umuyobozi kandi nyamara ngo ibibazo akarere karabizi kandi nyamara ngo bitewe nuko hari umwe mu bayobozi b'akarere ubyihishe inyuma byanze gukemuka. Ntabwo byumvikana ukuntu uburyo ki koperative abaturage bafite imigabane ingana umwe agatunga imirima 80 undi agatunga imirima 2 cyangwa se undi bakamunyaga kandi nyamara afite umugabane muri koperative. Ubuyobozi bukabimenya ntihagire icyo bukora. Ibiro byase bituma abaturage banyazwe bongera kuzamura iki kibazo batabaza umukuru w'igihugu bajya kuri Radio Fine FM by'umwihariko basanga umunyamakuru bita Mr Toto ukora ikiganiro bita
biravuga kigamije kurwanya ruswa n'akarengane ndetse n'uruhare rw'abaturage mu kubaka u Rwanda n'abarutuye. Bongera kuzamura iki kibazo bahamagara uyoboye iyi koperative ya Kuamanya bita Sekamunyo Dominique. Gusa mu kiganiro yagiranye na Fine FM wumvaga arya iminwa asobanura ibintu binyuranye, by'umwihariko yanze kubahiriza imyanzuro yafashwe n'akarere ka Nyanza ndetse na RCA. Wakibaza ati kuki uyu muyobozi atubahirije ibi bintu, by'umwihariko imyanzuro yafashwe n'akarere ka Nyanza na RCA? Ese ubundi kubera iki RCA yo itasubiye inyuma ngo igende irebe niba koko iyi myanzuro bafashe yarubahirijwe cyangwa se akarere ka Nyanza? Ubu nta cyaba kibyihishe inyuma. Ibi nibyo buri muntu wese yaba yibaza, impamvu bafashe imyanzuro ikaba imaze igihe kirekire nishyizwe mu bikorwa, abaturage bamaze igihe kijya kungana n'imyaka 2 bafite ikibazo, kandi nyamara ubuyobozi bukizi ntagire ikintu babikora. Ikintu abantu benshi bari kwibaza, ninde muntu w'igifitirini ufite akaboko muri ibi bibazo? Ariyo mpamvu abaturage batabaza umukuru w'igihugu kugira ngo abashe kuba yabakemurira iki kibazo kiri mu karere ka Nyanza, mu murenge wa Nyazo, akagari ka Katarara, by'umwihariko muri koperative Kuamanya. Akomeje kugenda havugwamo ibibazo byinshi, harimo kunyereza umutungo wa koperative Kuamanya ndetse no kugenda bigwizaho imirima ku bayobozi, harimo nuko uvuze wese bagerageza kumucecekesha bamukangisha yuko uri buvuge wese bari bumunyage. Ibi byateje impagarara, by'umwihariko Mr Toto Live mu kiganiro cyitwa Biravuga gitangira ku isaha y'isa moya ahamagara umuyobozi w'iyi koperative wa Kuamanya, bagenda ingingo ku yindi amubaza impamvu imyanzuro by'umwihariko yafashwe na RCA itubahirijwe. Avuga yuko ngo kugira ngo basubire muri koperative bagombaga kwandika ibaruwa, ndetse avuga yuko batayanditse. Muri live byahise bituma abaka ibaruwa, asanga uko aba baturage banditse iyi baruwa. Akimara kuyibasomera, uyu muyobozi yavuze yuko ngo iyi baruwa ngayisesengura kuko ngo itujuje ibisabwa. Umunyamakuru yahise amubaza ati kubera iki niba iyi baruwa itujuje ibisabwa wayiteyeho kashi ugasinyaho isinya? Umuyobozi yariye indimi, bigaragaza yuko koko atubahirije ibyo yagombaga gukora kugira ngo aha aba baturage ubutabera. Babaye banyaze mu buryo bunyuranyije n'amategeko bakabirukana, bongere basubire muri koperative bitewe nuko babanyaze mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ikindi kibazo cyakomeje kugomeza cyitswaho ni impamvu bano baturage birukanywe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse n'icyo bazize. Gusa bagaragaza yuko icyo bazize ari uko bagaragaje yuko hari amafaranga yanyerejwe, ndetse bakagenda bavugana na Radio Fine FM, cyane cyane yuko Mr Toto atari bwo bwa mbere yarakoze kuri iyo operation y'abaturage bo mu gihe muri Kuamanya. Bakomeje kugenda bagaragaza ibibazo byinshi iyi koperative ifite, bitewe nuko harimo ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Basaba ko bagenda kubasura bakinjira muri ibibazo, ndetse abaturage bagaragaza yuko umukuru w'igihugu iki kibazo akinjiyemo ariho byakemuka, kuko harimo abayobozi benshi babyinjiyemo bikarangira nta kintu bitanze, bitewe nuko bagaragaza yuko hashobora kuba ari igifi kinini gishobora kuba byishe inyuma y'ibi bibazo bigatuma bidakemuka. Umuntu wese uvuze bakagerageza kumutera ubwoba bamukangisha yuko bashobora kuba bamunyaga, ndetse n'abaturage bagaragaza yuko baka inguzanyo ntibazihabwe, kandi nyamara zigahabwa bamwe mu bifi binini bayobora muri koperative ya Kuamanya. Umwe akaka inguzanyo nayihabwe, undi bitewe n'uwo ari we akaba yayihabwa. Ibi byose nibyo byakomeje kugenda bigaragara, ndetse n'umunyamakuru Mr Toto byagaragaye yuko yahise abwira uyu muntu uyoboye iyi koperative ko ashobora kuba iyi koperative ya Kuamanya yaragize nk'akarima kiwe, kandi nyamara ubundi ubusanzwe koperative iba ari iya leta. Ubusanzwe mu Rwanda hari ikibazo cy'amakoperative ayoborwa n'abantu bakagenda banyereza imitungo. Abaturage bagaragaza yuko abantu bagiye bayiyobora bagiye bigwizaho umutungo wayo, ndetse bakahita bubaka amazu kandi bari bagiyemo bakennye, nta n'umwaka urashira akahita atangira kubaka amazu, ukibazana amafaranga yose yakura by'ako kanya. By'umwihariko bigaragaza yuko bashobora kuba banyereje umutungo wa koperative. Mu makoperative mu Rwanda agenda agaragaramo ibibazo bigiye bitandukanye, harimo gucunga umutungo nabi wa koperative, gukangisha abantu bikangisho witwaje yuko ushobora kumunyaga cyangwa se umwika witwaje yuko umufiteho ububasha. Ibi byose rero nibyo bakomeje kugenda bagaragaza batabaza umukuru w'igihugu ko yabafasha iki kibazo cya Kuamanya kikaba cyakemuka, kuko kimaze igihe kivugwa muri aka karere ka Nyanza, kamaze iminsi karimo ibibazo byinshi, ndetse bagaragaza yuko meya w'akarere ka Nyanza wari Nazinda Irazime iki kibazo akizi, ndetse na meya uri uyu nguyu w'akateganyo Kajyambere Patrick iki kibazo akizi, ariko bakibaza impamvu ibibazo by'akarere ka Nyanza bidakemuka.
Ikindi kibazo bagaragaza ni uko iki gishanga kidatunganywa, by'umwihariko iyo bigeze mu gusarura abaturage basarura barengerwa bagerererwa mu mutwe, kandi nyamara iki gishanga kinjiza amafaranga menshi, ariko bakibaza impamvu iki gishanga kidatunganywa. Ibi byose ni ibibazo biri muri koperative ya Kwamanya. Ngaya makuru by'umwihariko n'iki kiganiro naye nabateguriye kigamije gukorera ubuvugizi. Njye na Fabrice Murana nayo ndabashimiye.